Hey, what's up? Square the DJs here. Good morning. Igice cya kabiri cy'ibintu uzahura nabyo mu rukundo rwa long distance relationship habamo ibishuko byinshi cyane. Umukunzi wawe agiye mu kirori, kudahuza amasaha, ushobora kuba uri mu Rwanda undi ari muri Amerika, uredi kumva ijwi ryawe cyangwa se kukwitaba, ushobora gukumbura umukunzi wawe ukamwiyenzaho, akaba ashobora kuba yazana n'idosiye riri muri tiruwari ya 16. Kumenya icyo umukunzi akunda, icyo yanga, nuko uzajya ubyitwaramo. Ntugahite utomboka kuko ntabwo uzi impamvu ibiteye. Kubwizanya ukuri ni ngombwa, kubwizanya ukuri kw'ibintu muri kubaho, ariko n'umubwiza ukuri ni ukuba umwizeye kandi ukaba umwubaha. Kutumvikana no kwihanganirana. Ushobora kuba utekereza iki ngiki, umukunzi nawe atekereza iki ngiki, ariko nta n'ibintu normal, ntabwo ari ibintu bizatuma urukundo rwanyu rusenyuka. Uzi ubwenge ashakisha uburyo atega amatwi kugira ngo yumve icyo ndamubwiye, kugira ngo amenye uko nawe amuha ubwo butumwa, mugakomeza mutera imbere. Muri kuri telefone ntabwo uzi impamvu ibiteye, niyo haza mu kwihangana. Iyo umwe yumva ababaye, yumva ashaka kwibwira undi kugira ngo amwumve kuko ari we yisanzuyeho. Mubakwe, mubana kure, nimba mutumvikanye, nta nshuti mufiteho hafi, nta babyeyi mufiteho hafi bazaza kuba kiranura, bazaza kubabwira ati calm down. Gufuhira umukunzi ni ibintu normal. Nimba yafuhiye nuko anyifuza, ibyifuzo by'umubiri, desire ya sex. Waba uri umuhungu, ni hari ibyifuzo uba ushaka gukemura, uzacuma inyuma umukunzi wawe kandi ushaka kubaka nawe. Imbaraga zo kuguma mu rukundo muzazikenera. Uhura n'ibishuko byinshi cyane n'abantu bagutereta cyangwa abo wakwifuza gutereta. Imbaraga z'urukundo zizaboneka byanze bikunze niba mwujuje bya bintu 5 byangombwa by'ingenzi. Guca bugufi ugasaba imbabazi. Gukosa ni ibintu byoroshye cyane. Guca bugufi ugasaba imbabazi bifasha n'ubukunda kukugirira icyizere, niyo cyatakaye kigenda kigaruka buhoro buhoro. Ntabwo urugo uzarwubaka uri wenyine, uzarwubaka n'umukunzi wawe. Niyo mpamvu ugomba kumufasha. Bigarutseho bavuba ibintu 5 ugomba kubahiriza buri gihe. Icyambere ugomba kumenya ko urwo rukundo ari urukundo rwanyarwo rugamije kugera kubaka. Icya kabiri akaba ari ukuganira n'umukunzi ukamwisanzuraho, n'ibindi mukaganira ibintu byinshi cyane byose. Icya gatatu ukaba ugomba gushaka umwanya w'umukunzi byanze bikunze mu buzima bwa buri munsi ubamo, kugira ngo urukundo rwanyu murukomeze mu kuganira. Nimba washatse umwanya, ibyo bintu bizakunda. Icya kane akaba ari kubaha no kwizera uwo ukunda. Mu gihe utamwizeye, mu gihe utamwubashye, bizagorana cyane. Ni ukuvuga yuko nimba utamupostinze kugira ngo hatagira undi muntu uza akakwitiranya yuko nta mukunzi ufite, hari abakobwa bizatera ikibazo cyane. Icya gatanu ni amagambo ajyana n'ibikorwa. Icyo wijeje umukunzi ukagikora. Nimba umubwiye ngo uramukunda, ameze neza, asa neza, akunda ukuntu aseka, utuntu n'utundi nk'utwo ngutwo ugomba kubijyanisha n'ibikorwa. Ukamuha agasurprise, ukamwohereza akamesaje, akaretere kanditse n'intoki, kuko ntabwo kigaragara cyane ubu ngubu. N'utundi nk'utwo tworoshye ariko tugaragaza urukundo. Nimba wishoboye ukashobora kuba wamugurira akarabo, ukamwohereza akarabo ari ku kazi cyangwa se ku ishuri cyangwa se mu rugo. Utuntu n'utundi nk'utwo n'ibyo bikorwa. Naho ibintu 10 uzahura nabyo muri urukundo rwa distance, ubwo nabivuze mu kanya, harimo uzahura n'ibishuko, uzahura kudahuza amasaha n'umukunzi, uzahura kumbura umukunzi, numara kumukumbura umwiyenzeho cyangwa se we akwiyenzeho mu buryo butunguranye, mu buryo utazi aho biturutse. Icya kane uzi kumenya icyo umukunzi yanga n'icyo akunda. Icyo ni ngombwa mu rukundo rwose. Noneho muri distance ho biba bikomeye cyane, ni ngombwa kubimenya. Kandi muzabigenza mute? Mugomba kuba wujuje za ngingo 5. Iya kabiri ari ukuganira. Icya gatanu kutumvikana n'umukunzi, kwihanganira umukunzi, nicyo kintu uzahura nacyo mu rukundo rwa distance. Icya gatandatu gufuha.
gufuha ni ngombwa, bigomba guhoraho. Iyo ukunda umuntu wumva ari uwawe, kumufuhira ukumva ko nta wundi muntu ugomba kumufatanya, ni ibintu biri nomo. ariko gufuha cyane ugakabya nabyo bituma byica urukundo, kuko muhora mushwana buri gihe cyane. noneho bisaba yuko muganira kugira ngo mumenye ukundi afuhira undi, kugira ngo ubashe kwirinda kubangamira uwo ukunda. nimba akunda yuko umupostinga ukamupostinga, ukamuganikaho n'utwama twiza utuntu n'utundi. ingingo ya 7 ni ibyifuzo by'umubiri. ibyifuzo by'umubiri byo birakomera cyane ku bahungu, cyane birakomera cyane. n'abakobwa nabo bahura n'ibyo bishuko, ugahura n'abahungu bashaka kuryamana nawe. ni ibintu uzahura nabyo, ese muzabyifatamo mute? mugomba kuganira. nimutaganiriye ntabwo bizakunda, mukabyumvikanaho, mugafatana na wa mwanya wo kwita ku mukunzi. muri uwo mwanya wo kwita ku mukunzi niho uzamenya ibyo bintu bituma bimushukashuka, cyangwa se bituma ashobora ko agufuhira, cyangwa se ibintu bituma ibyifuzo by'umubiri bidakemuka. mugashaka uburyo bwo kubikemura, muzabyumvikanaho, nta kundi. igice cya 8 akaba ari imbaraga z'urukundo, imbaraga zo kuguma mu rukundo. izo mbaraga muzazikura hehe? nimba bya bintu 5 bituzuye. bya bintu 5 niba byuzuye, ni ukuvuga ko uzaba umwizera, muzamuganira neza, uzamubwira amagambo meza, kandi ugakora n'ibikorwa, kandi uzamukunda nyabyo. nibyo byose nubyuzuza, izo mbaraga zizaboneka. niba hari bituzuye, izo mbaraga kuzibona bizagorana. kwihangana ni bake cyane bashobora kwihangana, noneho byaba ari muri distance ikaba urudubi. igice cya 9 mu bintu uzahura nabyo, uzahura no guca bugufi ugasaba imbabazi. icyo kintu nukigeraho ukabyuzuza, ukimenya ko ugomba guca bugufi ugasaba imbabazi kubera ikosa runaka wakoze, kugira ngo mubashe gutera imbere, mujye kuri nivo yindi, mwumvikane ku bindi bikurikira, kandi ntuzarisubiremo, kuko amakosa yiyasubiyemo inshuro nyinshi biba ari ingeso. iyo ngeso iyo idakosowe, umukunzi wawe ahora ayikubwira, biragorana kugira imbaraga z'urukundo muri distance. biragora kugira ngo muzagere kuri ya ntego yo kubakana muri distance, biragora cyane. ikintu cya 10 uzahura nacyo ni ugufashanya. nimba umukunzi wawe ari umunyeshuri, ukamufasha mu byo ushoboye. nimba ari gukora akazi, ukamufasha, kuko ako kazi ari kugakora kugira ngo abike amafaranga, kugira ngo muzubake urugo rukomeye rushingiye ku butunzi bungana n'urunaka, uko mubyumva, uko mubyifuza. ariko gufashanya mu bikorwa bya buri gihe ni ngombwa. iki ni ikintu kigarukamo cyane mu kuganira n'umukunzi, mu urukundo rwanyu rwa nyarwo, mu gushaka umwanya w'umukunzi. aho hantu ugushaka umwanya w'umukunzi, mugomba kubonana kenshi gashoboka, kuko muri distance mutagiye mubona umwanya wo guhura. bishobora kuba ari rimwe mu mwaka umwe cyangwa rimwe mu myaka 2, ariko mugahura, uwo mwanya akaba ari ubuhanyu, kuko nta wundi muntu uza kubavogera. bizabafasha mu rukundo rwanyu. ariko icyo gihe cyo guhura nikibura, hazazamo udutotsi. uko hazamo udutotsi, muzagenda distance yiyongera. uzasanga uri hano, undi iri hano, ariko ahantu ho muri usange mumeze nk'aho muri hirya no hino cyane, kure. ariko nyine birumvikana gushaka umwanya wo guhura, mukongera mukubahana, mukizerana, amagambo ajyana n'ibikorwa. ikintu cya nyuma nabasaba ni uko mwageze kuri uyu munota wa nyuma, ndabifuriza kugira urukundo rwiza aho muri hose. urukundo rwa long distance ntabwo ruba rworoshye rwose, ndabifurizamo kugeramo imbaraga z'urukundo nyazo. hanyuma nkaba mbasaba gusubscribinga kugira ngo mubone izindi video ngenda nkora za buri gihe zibafasha mu buzima bwa buri munsi mu gutera imbere. kuko nimba ukundana n'umuntu aba kure, nuko mupanga kuzabana, muri gupanga ubwo n'ubutunzi bwanyu. cyane nkunda kwibanda mu
mu butunzi. ubwo butunzi nabwo ngenge mbagiramo inyigisho zitandukanye. No subscribinga uzajya uzibona uko zisohotse. Please subscribe ukane no kuri yanzogera. Murakoze, mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Bye. Scratch the DJ.